What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime icyumba cyanjye series. Uzisi muri filime yacu icyumba cyanjye, nyuma yuko Mickey afashe mukuru we koko ndetse na mama we bari kumugambanira kugira ngo babashe kuba bamutandukanya n'umugabo we Iva burundu, uyu Mickey abashije kuba yafata ibyemezo biteye ubwoba, aho Nsuki afashe icyemezo cy'uko amabanga yose ya Koko agiye kuba yayashira hanze. Uyu Mickey akamenya ukuri kwa nyako, ndetse n'umugabo we Iva nawe bitumye afata ikindi cyemezo cy'uko agiye gufata umugore we Mickey akamubwiza ukuri, akamubwira umubano uri hagati ye na Koko. Guys, muri filime yacu icyumba cyanjye ibintu byose bihinduye isura, buri wese akomeje kugenda yibaza ikigiye gukurikiraho nyuma yuko hari hashize igihe kirekire cyane uyu Koko ndetse afatanyije na mama we bari kugambanira Mickey bagamije kumutandukanya n'umugabo we Iva, ariko imipangu yabo yose igakomeza kugenda ibapfubana. Kugeza ubu ngubu uyu Koko ndetse na mama we bari bamaze gupanga undi mupangu mubi, bari bamaze gupanga umupangu w'ubwiyahuzi y'uburyo bagiye gukoresha bakabasha kuba bafata Mickey bakamutandukanya n'umugabo we Iva, hanyuma uyu mugore ngo ni Claudine akaba ari we wegukana uyu mugabo ngo ni Iva, bagatangira kubana nk'umugore n'umugabo, naho Mickey we akajya kwangara. Guys, nyuma yuko bari bakomeje kugenda bapanga iyo mipango yose, umupangu Koko yari akomeje kugenda apanga na mama we uko bagiye gufata umuti bakawutega umugabo wa Mickey ari we Iva, yarangiza akajya ahora yiruka kuri Koko akanga Mickey. Ibyo byose mu gihe babipangaga, uyu Mickey yabashije kuba yabagwa gitumo, yabashije kuba yabageraho abatunguye, yumva imipango yose bafite niyo kumusenyera urugo, niyo kumutandukanya n'umugabo we Iva. Guys, uyu Mickey yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Uyu Mickey yatunguye cyane, yatunguwe no gusanga mukuru we Claudine ari we uri mu mupango wo kumusenyera urugo. Aza gutungurwa n'uko mama we wamwibyariye ari we ufatanyije na mukuru we kugira ngo babe bamutandukanya n'umugabo we Iva. Guys, ibi byose bitumye Iva afata icyemezo avuga ko agiye kubwira Mickey buri kimwe cyose cy'ukuntu ibintu byatangiye, uburyo yatangiye akundana na Claudine nyuma bakaza kuba batandukana, ari nayo gahunda uyu Claudine cyangwa se Koko afite yo kugira ngo nanone abashe kuba yakongera kwigarurira uyu mugabo ngo ni Iva, ariko uyu Iva akaba atabikeneye izo situation zose. Uyu Iva amaze gufata icyemezo avuga yuko agiye kuba yaziganiriza umugore we Mickey, nawe akabasha kuba yamenya ukuri kwa nyako. Nyuma yuko uyu mugabo ngo ni Iva yageragezaga kugenda yirukana uyu mugambanyi w'umugore ngo ni Koko mu rugo rwe, ariko Mickey agasubira kumugarura. Uyu Mickey nawe abashije kuba yamenya ukuri kwa nyako, abashije kuba yafata icyemezo ko aba bantu bose agiye kuba yabirukana, ahereye kuri mama we ndetse na mukuru we Koko. Uyu Nsuki nawe wari waranze kuvugisha ukuri, uyu Nsuki wari warafashe rikodi z'uburyo uyu mugore ngo ni Claudine yari akomeje kugenda agambanira murumuna we Koko, ariko uyu Nsuki izi rikodi akanga kuzumvisha mabuja we ari we Mickey kugira ngo abashe kuba yamenya situation ihari, abashe kuba yamenya ko ari kugambanirwa. Uyu Nsuki nawe yamaze gufata icyemezo cy'uko agiye gushira ukuri hanze, cy'uko ibintu byose byari bimaze iminsi bibera mu rugo rwa Mickey agiye kuba yabitangaza, uyu Mickey akamenya ukuri kwa nyako. Murabizi ko impamvu uyu Nsuki yari yaranze kuba yafata icyemezo cyo gushira ukuri hanze, cyo gushira amabanga yose ya Claudine hanze, yabikoreshaga nk'iturufu ryo gukangisha uyu Claudine kugira ngo arebe ko Claudine yakemera ko baryamana. Ikintu Nsuki yashakaga ni ugufata aya mabanga agakomeza kugenda ayahishira kugira ngo ajye ayakoresha
abwira Korodina ko baryamana kugira ngo abashe kuba yamugirira ibanga, ariko ibyo byose bibashije kuba byarangira. Uyu Nsuki bari bakomeje kugenda bamushyira kuri puresha, bamubwira ko agomba kubisiba. Ibyo yifuje byari byarananiranye, rero ku munota wa nyuma birangiye Nsuki byose abishize hanze, ari nabyo biteye ubwoba. Abantu bakomeje kugenda bibaza ngo ese ni iki kigiye kuba cyakurikiraho, kuba Miki asanze abantu bari bakomeje kugenda bamugambanira, ari abavandimwe be, ari mama we ndetse ari na mukuru we Korodina. Ibi byose ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, kugambanirwa n'abavandimwe bawe, kugambanirwa na mukuru wawe, kugambanirwa na mama wawe. Ibi ngibi ni ibintu biteye uyu mumama ngo ni Miki agahinda. Biza kurangira afashe icyemezo cy'uko bose agiye kubirukana mu rugo rwe, kandi bakagenda abahaye gasopo yuko nta muntu n'umwe wemerewe kumugarukira mu rugo. Guys, baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ubugambanyi bwose Korodina yarakomeje kugenda akorana na mama we bugamije gusenya Miki n'umugabo we, kuba bubashije kuba bwamenyekana hakiri kare, nta kintu na kimwe barakora. Ibyo bigiye gutuma Miki abasha kuba yagira umutekano. Ibikomeje kugenda bibera muri filime yacu Icyumba cyanjye series. Aba bagambanyi uko ari babiri, yaba Korodina ndetse na mama we, role zabo zari zikomeje kugenda zirambirana, aho ibintu byose bigiye gutangira gukurikiraho muri filime Icyumba cyanjye. Mugiye gutangira kubibona neza. Abantu mwakoze subscribe, nimba utarakora subscribe kugira ngo ubone episode z'imiriro zigiye gutangira gukurikiraho za filime yacu Icyumba cyanjye series, urasabwa gukora subscribe. Reba munsi y'ivideo gato kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho ufungura akazogera ka mbere kuri all notification, kugira ngo episode zose zizakugerereho ku gihe. Ikindi kintu nanone urasabwa gukanda like, ni kuri ako gakumwe k'ikiganza kirebye hejuru, ukozaho urutoki, ubundi ibintu byose bikomeza kugenda neza. Uduha igitekerezo cyawe hasi muri komenti, utubwira nimba ubyishimiye kuba ubugambanyi bwa Koko na mama we bubashije kuba bwamenyekana, kuba Miki abashije kuba yamenya ukuri, kuba Iva nawe abashije kuba yafata umugore we Miki akamubwiza ukuri, akamubwira umubano yagiranye na mukuru we Koko. Ibintu byose bikaba bigiye ku mugaragaro. Ibi byose nimba ubashije kuba wabyishimira, kuba uyu Nsuki abashije kuba yashira amabanga yose hanze, abashije kuba yamena umuceri, turagira ngo ugaragaze ibitekerezo bya hasi muri komenti, ushiremo udusiti katw'imitima nimba wishimye cyane, kuko aba bagambanyi bari bakomeje kugenda barambirana. Abantu bifuza yuko uyu Miki yamenya ukuri, akamenya gahunda ziri hagati ya mama we ndetse na mukuru we Koko, ndetse n'uyu mugabo we Iva akabasha kuba yamubwiza ukuri, hanyuma na Nsuki nawe akabasha kuba yashira ukuri hanze, ibintu byose bikabasha kuba byamenyekana. Guys, muri filime yacu Icyumba cyanjye ibintu byari bikomeje kugenda bigorana, ariko kuba amabanga yose abashije kuba yajya hanze, buri wese ari kwibaza ati ese ni iki gishobora kuba kigiye gukurikiraho. Ibintu bigiye gukurikiraho, icyo twababwira cyo ni uko mugiye gukomeza kubona filime imeze neza. Bitagendaga neza byose muri filime Icyumba cyanjye, ni uko mugiye gutangira kubibona bimeze neza, ni uko mugiye gutangira kubona uyu Miki n'umugabo we Iva babanye neza, ndetse nta kibazo na kimwe bafite. Uyu Nsuki ari mu mutekano, nta kibazo na kimwe afite, adaterwa ubwoba na Koko. Ibyo byose ni ibintu bigiye kuba byajya ku murongo. Hanyuma uyu mugambanyi w'umugore ngo ni Korodina, cyangwa se uwo muzi nka Koko, nawe agashaka undi mukunzi, akaba yakomeza gukundana na Sadiki, cyangwa se akaba yareba iyajya.
uyu koko Miki yari yarakomeje kugenda amugirira impuhwe, ariko abashije kuba yamenya ko ari we mugambanyi ushaka kuba yamushira hasi. So rero bye bye, after la vista, turakunda abantu mwese muba mukurikiye filime Icyumba cyanjye. Imana ikomeze ibarinde.